Imana yabaye mu ruhande rwabo. Hari uburyo Imana yagiye iba mu ruhande rwawe, nanjye hari uburyo Imana yagiye iba mu ruhande rwanjye. Uyu sangwa nekaze wowe bana natwe umunsi ku munsi, kandi wowe wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane bishingiye ku ijambo ry'Imana. Evangeliste Salomon dukunda ngo uhaye ikaze kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Nanone kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Ndatimana Elise, muze tumutege amatwi tumwumve, twumve icyo agiye kuganira natwe mu ijambo ry'Imana, kandi ntitujye dutahira kumva gusa ahubwo twumvire. Evangeliste Elise, ikaze, komereza aho tubwire neza y'Imana ishyize kuri wowe uyu munsi. Tubahaye ikaze, twizere ko kandi mumeze neza nk'uko bisanzwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza kugira ngo tuganire ibyanditswe byera, kuko byose byahumetswe n'Imana kandi bikagira umumaro kutwigisha twiga nk'abakristo ubwacu. Imana itugirire neza. Hanyuma anjye bahaye ikaze, amazina nitwa Ndatimana Elise. Twongere dushimire mwese mwamaze kudukurikirana kandi mudahwema kutwereka ko mwakunze ibintu byacu. Imana Data wa twese yo mu ijuru igikomeza kuba duhera umugisha, kandi twizeye neza ko mu gihe runaka cyangwa se mu gihe kizaza tuzabona umumaro w'ibi bintu tuba turimo. Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma dushimire by'umwihariko abantu mwese mwamaze kujya mudukurikirana kandi mutwereka urukundo, mutwereka ko mwakunze ibi bintu. Natwe mujye mudusengera Imana kugira ngo Imana ikomeze kubidufasha kandi dukomereze amaboko, kandi ikomeze kutuyobora mu iyi nzira, kugira ngo twese tuzasohore mu rurembo Siyoni, twese tuzabone ubugingo buhoraho. Hanyuma rero uyu munsi turasoma Zaburi 124, ubundi tuyiganireho kandi tuyivugeho mu gihe kingana n'icyo dufite. Ubundi tuze gusaba Mwuka Wera aza kuza kudushoboza ndetse aza kuza kudufasha kuyitwumvisha kurenza uko twe twayisobanura. Mwuka Wera asange buri muntu wese kugira ngo abashe kumwemeza. Nimureke dusome mu izina rya Yesu. Ni Zaburi 124, iravuga ngo indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Byumvikane ko iyi Zaburi ni Dawidi wayivuze, cyangwa se ni Dawidi wayihimbye, ikaba Zaburi y'amazamuka. Yamazamuka bishatse kuvuga ikintu, kuvuga ngo ni Zaburi yaririmbaga azamuka ajya ku musozi wera w'Uwiteka. Imana itugire neza. Harimo amagambo avuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abariko Abisirayeli bavuga none, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize banguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabacanwaga kuri twe, amazi abaratembye rwose, amazi abaraturengeye rwose, isuri baratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije abaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ngiyo Zaburi 124. Imana ikomeze kudushyigikira. Hanyuma nk'uko twari tumaze kubivuga, iyi ni Zaburi ya Dawidi. Yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we mu ruhande rwacu, abariko Abisirayeli tuvuga none. Imana itugirire neza. Bishatse kuvuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye, wari mu ruhande rwawe, ngo abariko twebwe uyu munsi, iki gihe cyari igihe cy'Abisirayeli, ariko noneho uyu munsi natwe dufite igihe cyacu. Abariko natwe tuvuga uyu munsi, twebwe nk'abantu Imana ikirinze, twebwe nk'abantu Imana yabaye mu ruhande rwabo. Hari uburyo Imana yagiye iba mu ruhande rwawe, nanjye hari uburyo Imana yagiye iba mu ruhande rwanjye. Uyu munsi nibyo turimo tuvuga, kuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Imana ikomeze kuturengera. Mu by'ukuri hari igihe kijya kigira ibintu bigahagarukira ubuzima bwacu, cyangwa se n'abantu bakaduhagurukira, ariko tukabona Imana ko ari ikiduhagazeho, tukabona Imana ko ari ikidushinganishije. Imana ikomeze kudufasha. Hari igihe ubona ko ibintu biza bikamera nk'aho bishaka gukumira bunguri, ariko Imana ikaguhagararaho, ikakurengera, ikakwimana. Ibibazo bikaza ariko ntibiguhitane, Imana ikabigutambutsamo neza.
ukagira uburwayi ariko Imana ikabugucishamo ntibuguherane, ukagira izindi ntambara mu miryango cyangwa se no mu kazi cyangwa se n'ahandi hantu tubarizwa uko bwije n'uko bukeye, ariko ibyo bintu byose Imana ikadufasha ikabiturindiramo, ikatugirira neza, ikabana natwe, ibyo bintu ntibiduhitane. Nibwo bavuze ngo ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ariko turashimira Imana yuko abantu baduhagurukiye batatumize bunguri tukiri bazima, ahubwo Imana yatubereye umutabazi n'umurengezi, Imana yahagararanye natwe, Imana yakomeje kubana natwe, iduhagararaho, ituramburira ikiganza cyayo, iravuga ngo nimubeho bana banjye. Natwe uyu munsi turiho, turayishimiye ko ntacyo ibintu byaduhagurukiye cyangwa se ibintu byaturwanyije cyangwa se ibintu byabaye mu ruhande rwacu byagira ngo bitumire bunguri, ariko Uwiteka yarabidukijije. Imana ishimwe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri ndetse iba yaratembye ku bugingo bwacu. Ibi bya nyine bimera nk'ahari bya bibazo ndetse n'intambara n'ibyaha biri mu isi byari kwica ubugingo, ariko ntabwo byadutembanye, ubugingo bwacu buracyari buzima. Imana ishimwe. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu, ariko Imana ishimwe ko amazi atatembye ku bugingo bwacu, ko uyu munsi tukiri bazima, tugishimiye Imana, tugiye umwe ku mwuka bazima. Imana yagize neza, ni imirimo y'Imana, ni Imana ubwo yabyikoreye. Imana ishimwe. Ngo Imana ishimwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ntabwo twabaye umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu, ahubwo Imana yaraturengeye, Imana yatubereye igikurikirana. Ubugingo bwacu burakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoye, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amena, amena, amena. Imana ishimwe. Dushimire umukozi w'Imana umaze kutugezaho ijambo ryayo. Imana imuhe imigisha, hanyuma natwe tumushyigikire. Kandi ushobora no gusimbukira kuri channel yiwe yitwa Ndate Elise Official, ugakora subscribe, tukajya tubana nawe uko bukeye n'uko bwije. Hanyuma rero senga aho uri hose kugira ngo iri jambo ry'Imana ribe kuri wowe. Shalom, 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 shalom.